Mu birori bisa neza neza nk'ubukwe bakata umugati umenyerewe mu isabukuru barya banywa ari nako bacinya akadiho. Barishimira kubona umunyamuryango waherukanaga mu myaka 30 ishize. N'abaturage bo mu karere ka Gasabo bahererekanyije umwana umaze kuba umusore nyuma y'imyaka yose batuye mu karere kamwe. Umuryango watoye uwo mwana utuye mu murenge wa Jabana, naho uwakomokamo utuye mu murenge wa Kimihurura. Muhawenimana Michel wateranyije ibi birori bitari byitezwe yaburiye mu mashyamba ya Kongo afite imyaka 3. Atoragurwa n'umukecuru Kanziga Horeria bataziranye, amumara nayo imyaka 2 nyuma aramuhungukana. Aganira n'ijwi rya Amerika, Muhawenimana Michel ijambo rye rya mbere no gushimira. Yankoreye ibintu bikomeye nanjye ntabasha kuvuga, usibye Rurema wenyine niwe ubizi, kuko ngewe nanjye ubwanjye kuko yankoreye ibintu yandinda kuba ndi mu muhanda ndara mu biraro. Ntihangire ucika intege, buri wese ajya anyura ku ijwi rya Amerika bazamufasha kandi bizaca, kuko nanjye nabikoze nzi ko bitazakunda, ariko nta n'icyumweru byanafashe. Mukankusi Mediatrice umaze imyaka 30 yose yarabuze umwana we, akaba yamubonye binyuze ku ijwi rya Amerika, avuga ko icyizere cyo kumubona cyari cyararangiye. Igitangaje kuri uyu mubyeyi nuko aho batuye uyu musore yamubwiye ko yajyaga ahanyura ariko ntamenye ko ariho iwabo. Umwana wanjye yarafite imyaka 3, ubwo nibwo muheruka ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu muri 1994. ubwo nibwo ngiye muheruka. Icyizere kirarangira, ndasenga Yehova Mana yanjye, ndamubwira nti rero gisigaye biri mu maboko yawe. Bibaza gaca nko kwirembo akanyira katahana arahaje, aha byagenze gutya. Ibibaze mu by'ukuri dutuye mu karere kamwe, wenda hatandukanye imirenge, ariko tukamara iyo myaka gutyo tutabonana. Nta handi yagiye, nanjye nta handi nagiye. Nyiraneza Rachel mushiki wa Muhawenimana wabonetse arasobanura ukuntu uwo mwana ubu wabaye umugabo yatakaye ari we wari umufite. Baburanye aho ngaho muri Kongo, ninjye ari mukuru muri bo. Ubwo intambara ibaye, papa nawe ubwo ndamuzi nyine bagiye gushakisha ibyo kurya nyine nk'umutware w'umuryango, sigarana nabo. Ntigwi no guheke tugenda ati hoya ntabwo nzandindiriye papa. Nise papa uramukura he kubona nanjye ndamubuze. Ubwo urumva nanjye nahise nirukanka ndagenda. Muri ibi birori byabayemo kwambika ikamba Kanziga Horeria wareze uyu mwana, akaba mushyikirije bene we, yabwijwe ya Amerika uko yamukomeyeho nyuma yo gusanga adashobora gusobanura aho aturuka. Umwana akambwira mubise ni Habimana. Nese Habimana ni benshi, namenya ari uwahe. Nese ni mutarahunga mwari. Umwana akambwira ati sinzi. Komini yanyu mwarimo ni yihe? Umwana akambwira ati sinzi. Abaturage bakambwira ngo ni bucura Imana yampaye, icyo nzarya azarya icyo, nimburara nawe azaburara. Nubwo habayeho ibirori byo kwakira uyu musore no gushimira uwamubanye iyi myaka yose, Habimana Evariste se wa Michel afitiye uyu mukecuru irindi shimwe. Umubyeyi ngomba kuzamureba, ashaka inshuti n'abavandimwe bakamperekeza, tukagenda nkajya kumushimira by'umwihariko. Ntabwo birangiriye aho. Hari inkuru nyinshi zitambuka ku ijwi rya Amerika abantu bahujwe n'imiryango yabo, ariko ya Muhawenimana Michel yo yatumye imiryango igaragaza amarira menshi y'amarangamutima. Ntibiyumvisha ukuntu uyu mwana yajyaga aca ku irembo ry'iwabo ubifashije ntahamenye, nyamara arirwa n'umukecuru utishoboye iyi myaka 30 yose igashira. Fulgence Kizuera, ijwi rya Amerika, i Kigali.